hari imyuka y'ahantu ho mu ijuru igenga buri gace. Noneho iyo myuka ubwo n'imyuka y'ahantu, abatware, abafite ubushobozi n'imyuka, nibyo turwana. Aba batware se urumva ari abatuyobora? Aba bafite ubushobozi se ugira ngo ni abatuyobora basanzwe bahagaragara? Iyi myuka urumva ngo ni imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Ntiwumva ko hari iyindi guverinoma iri kugenga agace runaka? Rero iyo guverinoma n'imico yayo igengwa nawe. Gutera imbere k'umuntu kugira uruhare gushingiye ku bintu bitatu. Icyambere, ariko umuntu ukomeza kugenda yivugisha mu muhanda, ngira ngo ubushize ushobora kuba warabisobanura hari ntiyabyumva. Umuntu ukomeza kugenda yivugisha mu isi bivuze iki? Ni muri cya kiganiro, kandi ntekereza ko ibyo twigiramo, ibyo twungukamo ni byinshi, kubera ko hari aho twifuza kuva, hari n'aho twifuza kugera mu buryo bwo kungukirwa ibijyanye n'imyizerere yacu. Uyu munsi rero ntabwo nza kuba ndi jyenyine nk'ibisanzwe, ndibuze kwakira umutumirwa turi kumwe, hanyuma tuze kuganira, hanyuma kandi nawe ufite byinshi wifuza kubaza. Mbere rero murabizi ko tukiri muri cya gice gisa naho kigaruka cyane cyane ku byo bita isi y'umwuka, yasi benshi baroteramo, yasi ubyuka ukagenda kandi uri mu rugo. Ntekereza ko nabyo turi buze kubigarukaho, ariko cyane cyane noneho turi buze kwibanda ku byo benshi bitwa cyangwa se benshi bibagarukaho cyane cyane ngo bivugwa mu duce. Ugasanga hari ikitwa nka karande y'akarere cyangwa se umuco w'akarere, ugasanga ibyo bisa naho nanone kandi bikurikirana bene kuhavuka. Ariko none mu isi y'umwuka byo bishatse kuvuga iki? Ko twe iyo turi hano mu mateka kenshi twibanda cyane cyane mu isi y'umwuka. Tugaruka mu isi y'umwuka, niho dushaka gutinda, niho dushaka kugaruka, kugira ngo tumenye bo dusavinga cyangwa se abo duha, abo dufasha, n'iki tubafasha, twabyikuye he, kubera iki byakunze kuvugwa na benshi. Ntegeza ko ari benshi mudukurikira aho muri hirya no hino ku isi. Ese akarere k'iwanyu wowe bavugaga ko mukunda iki? Hari ukuntu bajyaga bavuga ngo abanyabutare ngo bavukana tatu, none ukavuga ibyo byavuye he? Kuki bavukana tatu bishatse gusobanura iki? Benshi bavuga ati ni abahanga. Rega usanga ari abantu b'abahanga, n'umwana uvutse aba ari umuhanga, nicyo bishatse gusobanura. Wowe iwanyu bavugaga ngo iki? Aho wavutse bavugaga ko niki mukunda iki, niki cyakunze kubaranga? Bisa naho na n'uyu munsi ivuze uti iwacu naha bahita bavuga ati ni ibintu byanyu. Kwa kandi bavuga ngo abashi ngo bakunda inyama. Ariko kubera iki? Wasanga ari uko babaga begereye hafi y'intuza y'amafi, aho ngaho bakirira amafi. Okay, nicyo kiganiro tuza kuganakaho, tuza kwibandaho mu mateka n'umuco by'uyu munsi. Nitwa Kura Dusenge Jean Dodier, abenshi tumaze kumenyerana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndirigori tugira umugisha wo kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi rero, kandi noneho tuguhaye ikaze. Hanyuma duhaye ikaze n'abadukurikiye aho bari uyu munsi, birumvikana. Tugikomeza tugira mu gice cy'umwuka cyangwa mu isi y'umwuka, bisa naho abantu benshi batarasobanukirwa isi y'umwuka. Mu ncamake twongere gato tusimbukire mu isi y'umwuka, hanyuma tuze kwinjira mu nsanganyamatsiko, ariko gato bamaze gusobanura ku isi y'umwuka. Isi y'umwuka ni igice kimeze gute? Kibera he? Kiberamo bande? Ese umuntu wese afite ubushobozi bwo kugikoreramo? Okay, gukorera mu gice kigendanye n'isi y'umwuka wishyura ikiguzi cyabyo. Iyo mvuga ikiguzi, buri kimwe cyose kigira ikiguzi, kugira ngo udukurikiye niba ari gukoresha mashine yishyuye ikiguzi cyo kuyimenya. Buri kimwe cyose rero umuntu abasha gukora agira igiciro yishyura. Igiciro yishyura cyangwa kugita igiciro hariya abantu simbizi, ariko ikiguzi dukoresha ijambo ikiguzi. Buri kimwe cyose umuntu abasha kugeraho kimusaba imbaraga runaka, ikintu runaka agomba kugitakazamo. Either utakazamo imbaraga z'umubiri, cyangwa ugatakazamo ubwenge, cyangwa ugatakazamo amafaranga, cyangwa ugatakazamo.
ibyo bintu byose rero biri mu kiguzi cy'igikenewe kugira ngo ugere aho ugomba kugera. Tandutreteni isi y'umwuka kuri buri wese ayifiteho access. Umuntu wese icy'ingenzi nuko ari tayari yo gukora ibyo asabwa ngo agere aho agomba kugera. Gusa ugendeye iyo umuntu avutse hari inyenyeri mu presenta. Bigendanye hari ikintu bita signe zodiacale. Signe zodiacale ni bigendanye no kuvuga ukwezi uvutsemo n'ibindi. Ntabwo Imana yifuza ko tugendera aho ngari. Ariko iyo uvutse hari inyenyeri ikugaragaza. Ni nayo mpamvu ubwo Kristo yavukaga ababonye inyenyeri ntabwo bari abahanuzi. Bari abantu bazi bigendanye n'ibimenyetso. Bari abanyabwenge. Niko Bibiliya ivuga. So iyo nyenyeri rero yaramugaragaje. Rero tugendeye ku magambo y'Imana abantu baze gusoma no gutegeka kwa 2:32 nko ku 8 uzasanga hari umwihariko. Nakagiye deep ariko reka nsubize gato gusa ku kigendanye n'isi y'umwuka ruri kumbwira. Isi bigaragara ikomoka mu isi bitagaragara. Abahiburayo 11:1 kwizera no kumenya ibyiringirwa udashidikanya niko kuguhamiriza ko hari ibintu tutareba ariko by'ukuri. Kandi cyatumye abakera baba badasanzwe bagahamwa neza ibyo bintu batareba bari bafite ukuntu babyizera. Niyo mpamvu isi y'ibigaragara niko umurongo wa 3 avuga ikomoka mu bitagaragara. Buri kimwe cyose uri kureba gikomoka atagaragara. Aricyo bita monde des idées na monde réel. Isi mu bantu yacumbikiye nta muntu uragira icyo ahindura ataremera icyo tuvuze. Icyo gihe uzaba umuntu usanzwe abantu bazagutegurira uyoboke. Kuko isi y'uyu munsi iyoborwa n'ibitagaragara. Rero iyo si bitaboneka niyo muyobozi. Ni nayo mpamvu ibigaragara bikomoka atagaragara. So icyo gice rero cy'isi y'umwuka kibamo ibice bibiri. Kibamo mu Mana no mwa Satani. Umuntu ahitamo aho agomba gukorera. Ariko ntabwo waba iyo ubaye netre nyine uhinduka umuntu usanzwe uri aho ngaho. Ariko iyo ushaka kugira impact ingaruka icyo ushaka gikorwe mu isi nkuko gikorwa mu ijuru. Ni kuvuga ngo nta kintu gihera hano. Gihera aho hataboneka. Buri kimwe cyose ubasha kubona gihera hataboneka. Kandi udukurikiye bishobora kumugora kubyumva biturutse ku rwego ariho. Umuntu wese unkurikira ageze ku rwego rwegeye hejuru. Ijambo Yesu yavuze muri Yohana 4:23 ngo igihe kizaza n'abasenga data bibasabe gusengera mu kuri no mu mwuka. Icyo warakizi ko isi tugezemo si ikiri y'umubiri, si ikiri logique gusa. Mwigeze muvuga ngo turi muri monde de calcul. Si imibare. Y'imibare. In this moment muri uno mwanya ubu tuvugana ntago tukiri mu isi y'imibare, turi mu isi ya information. Y'amakuru. Na makuru. So amakuru rero ufite abasha gutuma hari n'ijambo rijya rica kuri radio Rwanda riravuga n'umukecuru uvuga ngo icyambere na makuru. Isi rero tugezemo wabyemera utabyemera ni y'amakuru. Umuntu wese afite icyo yemera, afite icyo yizera. Yemera yuko ari cyo cyagenga ubuzima bwe, kikaba controlling, kikaba icyerekezo, akaba ari hashyira ubuzima bwe. Rero iyo si y'umwuka ni ibamwe ibice bibiri. Ibamo igice gikoreramo mu Mana n'igice gikoreramo muri Satani. Gusa itorero ryacitse intege. Iki gice rimaze kugiharira Satani. Ku mpamvu subona Emi nkora hano ku Mucyo Radio udutunguye tukabona ufite amafaranga menshi. Abantu bahita bavuga ngo yavuye ikuzimu. Ntago bakumva ko handi nyavanye. Kwishyiramo ko igice cy'ijuru cyagira icyo kigukorera. Satani yari yeranje akora advertisement, publicity, aramamaza
ubu ngubu iyo umuntu abaye udasanzwe akaba udasanzwe basigaye babyitirira satani wenyine. Iki kibujije na Mwuka Wera gukora abantu baze kunyumva. Iki kibuza imbaraga z'Imana kugaragara, kubera ko abantu bamaze kumva ko satani hari ibyo yakora. Uzi yuko ubu byagorana, kandi nawe urabizi, byagorana kugira ngo ubone umuntu wakoze ibyakunaniye ngo abantu ntibajye kubyerekana mu buryo bwa shitani. Uwakoze wese ibyakunaniye bavuga ko ari shitani, kari shitani. Imukoresha. Especially twebwe noneho abakozi bisumba byose, cyangwa abakozi komaje vredi, abisumba byose twese turi bakorera ku musozi w'idini. Kuko imisozi ni 7. Imisozi 7. Bikamvuge ku bakozi rero bakorera ku w'idini. Uzahitunyuriraho w'itorero, w'idini cyangwa itorero. Nubwo iyo tuvuze gutyo hari ibintu mwagiye mubwirwa nyine bisenya ikintu. Hari amakuru mwahawe atari ukuri. Iyo ngubu mbwiye Emingo ni umunyedini mbamututse, ni ibintu mwagiye bababwira gutyo bitandukanye, usanga barubatswemo ikintu gisa nkaho atari ukuri. Ariko kugira ngo Imana itabara umuntu no muri requirement mu byo yuzuzaga, yabaga ari umuntu uzi kuzuza imigenzo y'idini. None se ntiwabuntutse nyise umunyedini? Ntago mba ngututse. Nusoma na Koroneliyo biravuga ngo yari umunyedini. Ku munyedini byarakontaga mu byo wuzuzaga kugira ngo ijuru rigusure. Habagamo kubahiriza imihango y'idini kugira ngo babyare Yesu, Yosefu na Mariya. Bari babizi ko hari imigenzo y'idini bagomba kuzuza. Yohana kugira avuke, ureba ababyeyi be bari inyangamugayo ngo bubahiriza imihango y'idini. Uyu munsi kubera iki bintu mugenda mubwirwa, iyo bakubwiye ngo uri umunyedini baba bavuze ngo uri umunyamubiri. Full stop. Nicyo basigaye babihuza. Ariko nta muhango upfa kubaho utari spirituel. Nubwo bari kuvuga ngo ni wabaye umunyamubiri, buri muhango wose, reka nguhe urugero. Niba hariho eglise ikomeye ariko iri deep cyangwa iri bwina mu mihango y'idini, ni eglise katolika. Ni nayo mpamvu niyo wagira ute kuyinyeganyeza bigora, kuko nta muhango utaba inyuma y'umwuka. Ariko iyo umuntu ukuru bakubwiye ngo uri umunyedini abavuze ngo uri umunyamubiri, kubera ko hari ibintu bimwe byagiye nyine. Ubu nanjye ubimbwiye impamvu nshobora kukumva ukundi, naba numvisha icyo uvuze, sinaba numvisha nyirizina icyo ushatse kuvuga. Uko ibintu bagenda babicurikanga bikamira ukuntu. Ariko nusoma buri wese ijuru ryajyaga gutabara yabaga ari umuntu ufite kubaha imigenzo. Nacyo cyatumye Kristo abyarwa na Yosefu na Mariya, by'umwihariko Mariya. Nubwo iyo mvuze gutyo hari abahita batangira kumva ukundi, ariko ibyo byose twajya tubikemurira icyarimwe. Ariko icyo nari nshatse kuvuga nuko ari icy'ingenzi ko tumenya ko buri muhango uri inyuma y'umwuka. Aho uvuka agera biramuvuga ngo nakango yubahiriza imihango y'idini ngagira gute. None se ninde uyobewe yuko igaburo ryera ari umuhango? Umubatizo ni umuhango. Ninde uyobewe se kumubatiza ari umuhango? Ninde ibyo ni umuhango ariko uri spirituel. Ariko uyu munsi yo kubwira umuntu ngo uri hano umunyedini baba bavuze ngo umunyamubiri. So ibisa nk'ibyo rero nari mvuze ngo itorero ryabaye rito, riba rito, kandi ibyo bintu kuvuga ngo kiriya kintu ni umuhango, menya ari byo byaje kugira gutuma batamenya spirituality, kubera ko hari uburyo byagiye bisenya ibintu bimwe na bimwe. Rero isi y'umwuka ibamo amahame, ifite ibintu umenya ugakura. Nkoresha wenda banyihanganire, nkoresha iyo 38
Yobu 38 3:3 uko Bibiliya ivuze. 3:3 haranditse ngo uza amategeko ayobora ijuru wabasha gusohoza ubutware bwaryo uri ku isi. Simbuke dusome ni 3:5 washobora kohereza imirabyo ikagenda cyangwa ikakwitaba iti turi hano. Hari amategeko agenga ijuru umenya. Ubu nubwo abantu batatobora ngo babikubwire, bamwe mu badukurikiye bazi yuko umuntu yagira ubushobozi bwo kugukubitisha inkuru. Ari umuntu mugenzi wawe. Inkubata imirabyo ikarabya pya. Uza ntabwo uzi igiti cyakubitswe n'inkuba imihango gikorerwa nako. Ibyo se abangana namwe murabimenya. Inka zakubitswe n'inkuba uzi umuco bita kugangahura ni iki kiba. Hari amategeko agenga ijuru. Hari ibintu reka nkoresha imvugo. Nuhura n'umuntu ufite ubushobozi bwo kwigira ipusi, ariko si igitangaza ko umuntu yatubwira ngo ibyo ntibyabaho, ariko biraba. Ariko ushobora gusanga ariko kubwira ngo ntibyabaho, ariko ari 50%, ariko uvuga ngo ndi kudefanda ko bitashoboka, ariko abizi ko byaba. Hari amategeko rero agenga ijuru, hari amategeko agenga. Iyo Bibiliya ivuga nusoma Deuteronome gutera kwa 2:18-10 bazakere bageze 20, hari icyo bita kubaza ibicu. Kubaza ibicu ikirere ibigendanye n'ibicu n'ubumenyi bw'ikirere. Hari icyo bushobora kuvuga ku kintu runaka, kuko nta kintu gishobora kuba hagaragara kidakomotsa. Ariko nabonye umuntu ari kunga umuntu yavunitse ngo n'igicucu, kumva avuza amagambo akagira gutya atanamukozeho, ntamukoreho akajya ku gicucu cye. Igicucu cye nyine hari icyo igicucu turi kuvuga ombre, shadow. Iyi si ubundi igicucu nyirizina nitwe. Icyo ushaka gikorwe mu isi nkuko gikorwa mu ijuru. Harabanza ikisuko, harabanza icyakozwe mu ijuru. Nyine mind yacu irashaka kutubwira yuko bihera hano, ariko bihera hataboneka. Aho hataboneka niho ndi kuvuga, niho mu isi y'umwuka, niho bita isi y'umwuka. Nuvuga ngo twe turi igicucu cy'ibyabanje kuba. Hari icyo bita abscisse na resordoni. Sinzi ko nabivuga mu rurimi rwe. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buzi icyo ushaka gikorwe mu isi, ariko nk'uko gikorwa mu ijuru. Niyo mpamvu isi ibigaragara ikomoka atagaragara. Biri gusobanuka neza ariko. Iyo nk'ubu reka isi y'ibigaragara ya none, impamvu wenda ubwo nkoresheje ya none, nayo ibihari ibihari ntago ari yo twakadisikasinzeho. Buri kimwe cyose tujya kuvuga usanga turi bwitego mutego, tugasanga duhejeje abantu. Mu magambo make nari nshatse kuvuga ko isi y'umwuka ihari, iri mu bice bibiri, ibamo igice cyo mu Mana n'igice cyo mwa Satani. Kandi isi y'umwuka igira aho ihurira. Hari amahame n'imigenzo ahuriyeho mu isi y'umwuka. Mose arambika hasi inkoni igahinduka inzoka, n'abakonikoni barabikora. Kandi ntibakora iz'ibipupe, ibyo tujye tubivuga, bakora nabo nzima zigenda. Rero isi y'umwuka ifite amahame ayigenga agenderwaho. Uyamenya ukagira ibyo ukora, utayamenya ukarira ku muziro. Abantu benshi bagira sero ya civilisation comme je vous l'ai dit, iterambere
rifite abantu batinjira mu Mana ntibinjire no muri Satani bakaba netre. Kandi reka nsatire ngiye kuvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 ubundi mitendekera dusubiza ibindi. Naza gutinda kuri point imwe. Ushobora kubaza ibibazo, buri kibazo ubajije mba numva cyose gikenewe nk'amakuru yimbitse. Icyambere, abakristo baduteza amatwi bakwiye kumenya, hari icyo bita mu isi y'umwuka umuntu w'umwuka, icyo bita Rome spirituel. Umuntu w'umwuka no seremansi guhita mwishyiramo uwo mu rusengero, kuko ashobora kuba ari mu rusengero afite impano z'umwuka atanafite umwuka uri hejuru. Afite impano z'umwuka atagira umwuka uri hejuru. Umwuka yo tuvuga Rome spirituel cyangwa yo tuvuga umwuka uri superieur, nuko hariho n'umwuka uri inferieur. Umwuka abantu benshi bashyira ingufu mu gushaka impano z'umwuka, ntibakuze umwuka ubariho. Iyo umwuka ukuriho uri hejuru usigara ukontorora ikirere, uyobora icyo kirere, umenya buri kimwe. Niyo mpamvu Elisa avuga ngo sinumva. Umugore amusanze aravuga ngo ahubwo ikibazo Imana yabimpishe. Kuri we byari ibintu ari kwibaza uburyo uwo muntu abona bitameze neza kandi akaba atabizi, kuko abayeho mu buzima agomba kuba bifiteho amakuru. Aho rero kugira amakuru ayo makuru afitanye isano no kumenya ikirere cy'umwuka kiriho. Iyo ndi kuvuga ibingibi abatoya bampimbira ibintu, ariko si byatuma ntabivuga. Hari ikirere cy'umwuka, hari umuvoma ibi biri kubera mu isi y'umwuka. Hari umuntu ushobora kwinjira, niyo yaba ari apostle, ari pasiteri, ari profete, akinjira ahantu abarozi ntibagire icyo bamenya, bagakomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Hari n'uhinjira imbaraga zabo ntizikore kandi atari na pasiteri, kuko hinjiye umuyobozi. Daniel ntabwo yigeze aba umukuru w'abapantekote i Babuloni, ntabari bariyo. Yabaye umukuru w'abarozi n'abapfumu n'abashitsi n'abakonikoni. Ku mpamvu na bya bindi twari turi kuvuga, ni muri kureba Daniel igice cya mbere umurongo wa 17, muzasanga mu basore 4 Daniel yari afite umwihariko ku bigendanye na spiritualite ndetse n'inzozi. Nusoma 5:12 kuri Daniel uzasanga ko yari afite ngo fakirite yo gusobanura amayerekwa n'inzozi. Ubu na munsi abantu bose bashaka gusobanura, ni bimwe tujya tuvuga inzozi. Ugasanga nk'ubu nyuma y'ikiganiro twakoze, umuntu yari yifataga bambwiye ko bimeze gutya, nkamubwira gutya na gutya, tuziko ariko byagenze. Kubera iki? Abantu benshi ntibazi yuko mu kuvugana n'isumba byose muri izo nzozi umuntu akugiraho imbaraga bifitanye isano nuko yazi gusobanura, kandi bishobora kuba bifite ingaruka mbi cyangwa nziza bitewe n'ubusobanuro wahawe. So mu magambo make kaminiremo mvuge ngo isi y'umwuka niyo ngiyo ucishiriza abantu baba babyumva. Ariko akanyuma wavuze ngo umuntu wese afite ubushobozi bwo kuba yakorera mu isi y'umwuka, ayifiteho access. Akose kuko nibyo, umuntu wese yakora mu isi y'umwuka, cyangwa hari ahantu bihera, hari connection bihera, hari ahantu runaka bihera kugira ngo abe yasobanukirwa isi y'umwuka. Kuko wa wundi twabonye wihindura ipusi, kuko wandi twabonye ushaka kubita abarozi mu mwuka w'Imana n'uri mu mwuka wa shitani, na wa wundi ushobora kujyana y'umuntu nk'ubu ndagurugero ukankonekita mu isi y'umwuka hayisangamo. Eske biba byagenze gute? Nyine habaye iki? Urwamere rw'Abakorinto 15:41 abadukurikiye bajye bambabarira, ntago aho mvuze bo bajye bajya kureba bumva ibyo mvuze, ntago hose najya mfata Bibiliya ngo mpaye, bo bajye bandika bajye kuverifya. Haranditse ngo ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, ariko inyenyeri ntabwo zinganya ubwiza. Kuba mwaksesinze mwese ku isi y'umwuka
ntago muhanganye ubushobozi, ntago muhanganye imbaraga, mu cyo bita abatware n'ubushobozi, mwahahinguka mwahagera. Ni ukuvuga ngo dufite ministeri 5 mu murimo w'Imana: intumwa, abahanuzi, abigisha, abavugabutumwa, abapasiteri, sibyo? Abungeri, izo ministeri uko ari 5 zose ni ministeri, ariko sizinganya zinganya valeri strategique. Agaciro kaba kamwe, ariko strategy iratandukanye, si zimwe. Niyo mpamvu n'uburi gusoma uzumva bavuga ngo icya mbere intumwa, ngo kabiri abahanuzi. Urumva batangiye kubivuga bagendeye kuri strategy y'umurimo, kuko itorero rizubakwa kuki? Ku ntumwa n'abahanuzi. Ubwo izo ministeri hahiswe mwizo. Ubwo reka ngaruke kuri ministeri isanzwe ya hano mu gihugu. Dufite ama ministeri atandukanye, nayo ntago bose ni ba ministry. Do you get my point? Bose ni ba ministry, ariko valeri strategique za buri ministeri ziratandukanye. Nk'ubu ngubu wiga cyangwa ukomere, ugira uti hari ministeri bataguha, kandi ufite ubushobozi bigendanye n'ibyo wize bisanzwe. Ariko hari ubwoko bwa ministeri bataguha, kabone n'ubwo ubu mvugana nawe ushobora kwiga ukagera kure, ariko niba ajya kuguha ministeri ishinzwe umutekano, kabone n'ubwo wize internal, external na migration, ukiga ibintu byinshi bitandukanye, ushobora gusanga kuguha ministeri y'umutekano hari requirement wakuzuza ibipapuro, ariko utakuzuza bigendanye na background, bigendanye n'imirimo wakoze, wige cyangwa uroreba bakaba batayiguha. Iyo ministeri kabita gukwiye. Magambo make reka mpinire mwaho mvuge ngo muri za ministeri uko tugenda duhamagarwa bigiye bitandukanye, mu mwuka twese turakisesinga, turagiramo agaciro ariko gatandukanye, bigendanye n'icyo umuntu agiye gukora. Kandi umuntu wese mu isi y'umwuka agira ngo agire umuyobora. Ntibinashoboka yuko umuntu, ni naho ahantu binagoranira. Ibyo dukora byose nibyo twigira ku birenge by'abatubanjirije. Uyu munsi rero bo uracya gahita atangira, ntahanyuze, ntabamwigishije. Imana ijya ikoresha umuntu utabanje gukorera umuntu, ubanza gukorera umuntu. Muzasome Bibiliya, ibi byo kuhaguruka ngo mugahita muva muri twarabatuye mugahita mutangiza umurimo, mbibonye muri iyi generation. Abe muri Bibiliya no mu minsi yashize si byigeze bimeruka. Wabanzaga gukorera umuntu, ukareba ibyo akora, akakuyobora kugira ngo utarenga imbago, akagutoza. Kuko mu isi y'umwuka hari ibintu Bibiliya avuga ngo nimujya gushyiraho umwepiskopi ngo azaba ari umuntu udahindutse vuba. Kudahinduka vuba hari icyo biba biri kuvuga. Ngo atishyira hejuru akikakaza akagwa. Ubusabo si wababonye, baranakomeretsa benshi bamaze. Hari ikindi se kibitera, ni ukutarerwa no gutegurwa, umuntu akikanga ari gukora ibitaka. Urakoze mushumba. Ngira ngo mu isi y'umwuka ho n'undi turacyafitemo urugendo, ko hari na benshi bazagiramo ibibazo. Noneho nyirizina insanganyamatsiko y'uyu munsi, kuko n'ubundi minota iba yatujyanye, n'ubundi kwari ukwibanda cyane cyane muri isi y'umwuka, n'ubundi niho turi. Rimwe na rimwe hari ibyagiye biranga amateka y'igihugu cyacu, noneho bigafatwa nk'umuco, bikigwa. Ariko ndashaka kumenya mu isi y'umwuka ibintu bishobora kugira akarande, bishingiye kuki? Bishingiye kuba bavuze ngo umunyabutara avukana 3, sibyo? Bishingiye kuba bavuga ngo abakiga bavugiraho. Bishingiye kuba bavuga ngo hari abitwa ngo uri umunyenduka. So ibi ntabwo twe dutindeho kuko ntituri mu mateka y'aho ngaho, ahubwo mu isi y'umwuka ibi bigendanye n'uturere. Wigeze ubivugaho uvuga uti
data yavukaga aha, mama avuka aha, guhuza abo bantu. Ese mu isi y'umwuka hari icyo bitwara? Ese bigira karande ku bantu bishingiye kuko iwabo babyaturaga, cyangwa bavuga ngo abo mu Gisaka bagenda ku dutaro, ubwo paseri nawe agenda ku gataro, cyangwa za amateka yo kugenda ku gataro? Ese mu isi y'umwuka hari icyo bitwara? Mu isi y'umwuka hari icyo bitwara. Hari icyo bitwara kuba wanyita ngo ndabeshya ndi indyarya kubera ko mvuye mu karere runaka, ubwo ndabeshya kuba nzi ubwenge cyane, ukavuga uti buriya yavuka aha. Ibyo bitwara iki ko byagiye bigonganisha abantu kandi bidafite n'icyo bitanga mu mubiri? Mu isi y'umwuka ho bitwara iki ku muntu wamaze gukizwa? Efeso 6:10 haravuze ngo, Efeso 6:10 handitse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro z'Imana zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ni ukuvuga ngo kutambara intwaro z'Imana ushobora kutakira, ushobora kurigama. Ibyo byakabaye irindi somo, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ikibazo ufite ubu, ushobora kubona uwakoreshejwe, ushobora kugera mu rugo ugasanga umugore wawe cyangwa umugabo wawe afite uko ari gukoreshwa, ariko hari ibya kuganirijwe. Umugore wawe muri ino minsi ari kugusuzugura, binamusanga muri icyo cyumba, arasinzira cyane, urakomanza uheze hanze, kuko udakirana n'abambaye inyama n'amaraso umubiri. Kankomeze ibyo tubitindeho, ahubwo dukirana n'abatware. Icyo ni kimwe. Buri gace kose kagira umutware ukagenga, buri gace. Ibyo nzabisobanura ntange n'ibimenyetso, nzasobanura sero ya Bibiliya ntacyo. Buri gace kose gafite umutware, gafite umwami, kakatunga umwami w'abami mu isi y'umwuka. Ariko aha, ako niko kana kakagira umwami w'abami, icyo bita ahari principe, amahame. Principe hariho principle, ahari amahame. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ahantu hahinduke kiritire, ni uko hariho kiriti. Ahariho kiriti ni uko hariho puretere. Ahariho puretere ni uko hariho Imana runaka. Kanshaka ko mbigarura mu Kinyarwanda numve ko mbishobora. Ni ukuvuga ngo ahariho umuco, kiriti, kiritire ni uko hariho kiriti, iteraniro. Ahari iteraniro hari umutambyi. Ahari umutambyi afite iyo atambira. Ubwo sinzi niba nshishirije mu Kinyarwanda ntabishoboye. Birumvikana. Buri gace kose rero, reka nze gusubira inyuma gato. Ubwo genda wasiwe ugushije ishyano, ubwo ngeze he mu byahishuriwe Yohana 12, baze guheraho umurongo wa mbere. Kuko umubi akumanukiye n'umujinya mwinshi. Hariho 1/3 cy'abamarayika bamanutse, bahoze ari ab'Imana, baramanuka, bajugunywa ahantu hatandukanye. Nibutse ko 70% y'isi ari ku mazi. Hari imico itegetswe. Uzakora ubushakashatsi bw'umuntu waturiye amazi, batuye hafi y'amazi, hari imico bagomba guhuza. Hari, ni ukuvuga ngo ubwo Kristo yirukanaga dayimoni, bamweretse aho bagomba kujya bashinzwe kugana, kuko ntabwo ari bubohereze mu gace katari akabo. Bamwereka gusubira, babaterera mu mazi, umurabo ukavuka, bagahura n'umuntu imyuka yo mu marimbi. Iyo dayimoni avuye mu muntu, ntagahita ashaka ikidaturwa,
agahamagara ukakureba, niba yanze ikubuye gayisubiremo. Ayo magambo afite ubusobanuro bwayo, ntabonye umwanya wo kujya deep kubera mbacunganwa n'igihe tuba dufite kugira ngo dusubize byinshi mu by'abantu baba bashaka kumenya. Nicyo nshaka kuvuga ku bigendanye n'akodi. Buri gace kose nusoma haravuze ngo n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Buri gace kose gafite imyuka mibi igenga ako gace, gafite imbaraga zigenga ako gace. Dando tureteri, iyi myuka mibi iri kuvugwa y'ahantu ho mu ijuru. Reka nibutse abantu baze gusoma, nababwiye ko bajya biyiranja bakandika, baze gusoma Daniel 10:12. Yewe Daniel mugaragu w'Imana ukuntu umunsi wa mbere gusenga kwe kwarumvishwe, ariko nzanye ibisubizo ndabimanukana nka marayika, umuzimu utwara ubumedi n'ubuperesi arantangira. Nazanye ibisubizo, umuzimu utwara ubumedi n'ubuperesi arantangira. Urumva saho ari munsi ya Daniel cyangwa ni hejuru ya Daniel? Ni hejuru. Mu kuri kuzuye, kereka ushaka kwirengagiza, ni hejuru ya Daniel. Iyo Bibiliya ivuga mu rwa mbere rw'Abatesalonike, baze gusoma igice cya 4 bahere 13 ku bigendanye n'abapfuye. Abapfuye mu Mana bajya muri paradizo, naho barindirwa, kuko Yesu abwira igisambo turi bubane muri paradizo, akingurira abera. Nyuma yaho Kristo apfuye barindirwa muri paradizo. Paradizo ni iki? Urwa mbere rw'Abakorinto 12 baze guhera ku murongo wa mbere. Urwa kabiri rw'Abakorinto 12 guhera ku murongo wa mbere. Z'umuntu wo muri Kristo Yesu wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Iryo juru rya gatatu ukomeze munsi urebe, haranditse ngo niyo paradizo. Ntibavuga irya kabiri bakubwira irya gatatu, ariko bari kukubwira irya gatatu kuko irya kabiri ridahari. Hari imyuka y'ahantu ho mu ijuru igenga buri gace. Noneho iyo myuka ubwo n'imyuka y'ahantu, abatware, abafite ubushobozi n'imyuka, nibyo turwana. Aba batware se urumva ari abatuyobora? Aba bafite ubushobozi se ugira ngo ni abatuyobora basanzwe bahagaragara? Iyi myuka urumva ngo ni imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Ntiwumva ko hari iyindi guverinoma iri kugenga gace runaka? Rero iyo guverinoma n'imico yayo igengwa nawe. Gutera imbere k'umuntu kugira uruhare gushingiye ku bintu bitatu. Icya mbere, icyo nakita mezoparanta, uruhererekane rw'inzu uvukamo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, chambre zodiacale, ukwezi n'ibindi. Icya gatatu, ni ibigendanye na miriye uvutsemo. Aho hose hari imbaraga, ntabonye umwanya wo kujya. Yaba muri famiye hari ibyahagenga, ukwezi wavutsemo hari ibyakugenga. Ahantu agacuvutsemo gafite imico yaho nkuko wagiye iyoborwa na babana. Ibi bice mvuze ntago ari ibyo mu mubiri, ni iby'umwuka byose. Ibi bice ndi kuvuga ni abatware, nabo mu mwuka. Aba bafite ubushobozi nzasobanura ni bande mu mwuka, barahari. Kongeraho abayobora isi y'umwijima barahari. Noneho rero ibi ni ibintu bituma agace runaka gashobora kugira imico. Niyo mpamvu nakoresheje imvugo ngo ahari umuco hari kiriti, ahari culture ahari kiritire, hari kiriti. Kandi nta kiriti itagira umutambyi, kandi nta mutambyi udafite iyatambira. Ni nayo mpamvu nitubihuza no mu gihe cya Efeso muzabyumva. Pawulo ahinguka itenayi, hariho iyisengwa n'iki, niyo basenga itamemo. So mu magambo make icyo nari nshatse kuvuga mvunaguye mu magambo, buri gace kose gatunga ibi bice. Uruhare rusigaye ni ukuzamenya biginjira deep. Agace nkuko wagiye ubivuga gusa inkomoko y'ubwenge ho
numvishe mwagitinzeho ku muntu urenze umwe. Ubwenge bukomoka ahantu hane. Ndavuga ubwenge apana ubumenyi. Nabyo ni ubwenge bw'umuntu avukana apana ubumenyi twiga mu ishuri. Bukomoka ahantu hane. Icyambere, ubwenge buzanwa no kugira ibibazo. Kugira ibibazo. Ibibazo bizana ubwenge. Umwana wavukiye mu rugo rurimo ibibazo akwiza imyaka, tuvuge uvutse nka mama wawe, ni example nshatse gutanga dore ko no mu Rwanda bigeze kure bihinduka. Umwana wavutse agasanga tuvuge nyina na se ise yarabataye, nyina agafata agatara akajya mu muhanda agakora ibintu yarazi ko bitemewe. Iyo akwije imyaka 10, iyo nyina atatashye ashobora kwita abimenya yuko nyina ashobora kuba yafunzwe. Uwo mwana kandi nyina arabyuka asigara atetse akoza bene nyina akanabaryamika. Niyo amubuze amenya guca ku mapolisi afite 10. Umwana rero wavukiye ahantu hameze neza, umuruho, akavukira aho hantu haryoshye, akwiza 10 bamubwira ngo kugira ngo urye, ngo nurya turakujyana kwa tonto. Undi azi guteka no kugabura, undi mukimujijisha. Hari ubwenge bukomoka mu bibazo. N'Imana irababara iyo ikunyajije hameze nkaho ntugire icyo umenya. None se uyobewe umugani wo mu Kinyarwanda uvuga ngo imfubyi zumvira mu rusaku ntizigira uzibwira. Iyo yicaye yoza isafuriya ubwira umwana wawe yumviraho ku imfubyi iri kurerwa nabi. Ubwenge bukomoka mu bibazo. Kabiri, ubwenge bwakomoka mu cyo bita kwitegereza. Umunyarwanda yaravuze ngo agatinze kazaza ntamenye hejuru. Yagize ubushobozi bwo kwitegereza. Abisiraheli baciye mu bibazo bituma barekorera bakamenya ko twita umuhungu ntayiko. Ntayiko garafi. Akakubwira ngo nujya kubyara uzayihene mu nzu ubigenze gutya. Ntayiko kuko hari ubwenge. Gatatu, ubwenge bukomoka mu kugira ibiguhiga. Ubu dushobora kuba twicaye saa 12 zagera tukabona wowe urahagurutse uritahiye, tukangako ntugakabye ntugatahe kare nk'inkoko. Ariko ibiguhiga we bikakubwira ngo ujye witahira hakibona. Dushobora kwicara tukavuga wowe ukicecekera, ukibwira ngo ni impamvu z'uko udakunda kuvuga, ahubwo ibintu biguhiga byagutoje kuvuga make. Icyo ni ahantu hava ubwenge. Rero iyo bari kuvuga ngo gace runaka kaba gafite ibintu runaka byabatoje ushaka ubuzima. Sinzi wakoresheje imvugo ngo voka niki, ntacyo wacyumvishemo. Rero narishatse kugira ngo abantu bumve ko hari inkomoko y'ubwenge, yaba ibibazo, yaba kugira ibiguhiga, yaba kwitegereza n'ibintu muri rusange. Hari umuntu utarasobanukirwa ariko tugana ku musozo, kubera ko ndabona iki gice tuzagitindamo, avuga ngo ariko umuntu ukomeza kugenda yivugisha mu muhanda, ngira ngo ubushize ushobora kuba warabisobanura hari ntiyabyumva. Umuntu ukomeza kugenda yivugisha mu isi bivuze iki? Hanyuma uri buze gusoreza kuri iyi misozi 7 wavuze mu ncamake. Mu bantu bose, si abantu bose, icya mbere umuntu ari kwivuga ngo ari kwivugisha, wikumva ko ntacyo bavugana, kiba gihari. Rega isi igaragara ikomoka mu isi bitagaragara. Iyo umuntu afite ataka ku bo tusengera n'ejo ubwo, reka ibyo tubirenza amaso. Ku muntu wageze ahantu bari gusenga bari deep, uzumva kubwira ibyo ari kureba. Rero
nshobora kuba ndi kugenda kandi ntwaye imodoka nkabona. Rero nimba hari amagambo mvuze ashima seroye cyangwa ya acte mbonye runaka, wowe urizi ngo ndi kwivugisha, ariko ndavugana n'izindi mbaraga zitagaragara. wowe wandeba mu isi bigaragara, mu isi bigaragara, kuba undeba ahagaragara ukabona nta muntu uhari, ukwiye kumenya yuko isi bitaboneka ariyo ndi umuyobozi. Okay. So ahubwo akwiye kuba yibaza ngo uriya uri kwivugisha werenga ibitekerezo. Niki cyatumye Pawulo avuga ngo ndi umusazi wa Kristo ariko wowe uri uwande? Umusazi agira requirement yuzuza, agira ibyo yuzuza, avuga ibyo abandi batari kuvuga, abona ibyo abandi batari kubona, bigatuma akora ibyo abandi batari gukora. Uwo yitwa umusazi. Iyo rero uri kuvuga ibyo abandi batari kuvuga, twibukiranye yuko Pawulo yavuze ko duhamagarirwa kuvuga ubwiru. Ubu abantu benshi bakuza impano z'umwuka, ntibakuza umwuka. Ariko ubundi iyo ukujije umwuka bituma impano zikura. Rero hari inyigisho gukuza umukristo w'umwana akundira pasiteri we impano z'umwuka. ubu ni umukristo w'umwana. Umukristo ukuze akundira pasiteri karagita. Hari itandukaniro ry'icyo bita karisma na karagita. Ni ukuvuga ngo umukristo mu rusengero hari iwacu harimo abakristo baba bankundira ko nabahanuriye. Nk'ubu kuko kuwa gatatu, kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatatu dushobora kuba turi mu mwanya wo gusenga. Kubera dipu y'amasengesho ni iki? Ushobora gutinduka buri aho uhagarara. Ariko umukristo wese w'umwana akundira umupasiteri we impano mubonana. Umukristo ukuze akundira pasiteri we ahamujyana. Karagita n'ijambo. Ni ukuvuga ngo reka nshaka ubusobanuro bwiza bwasobanura iki kintu. Umukristo umutoya abeshwa mu rusengero n'ibyo bamuhanurira, ariko umukristo ukuze abeshwa mu rusengero n'ijambo rihaba. Abenguka pasiteri we agendeye ku ubuhanga. Ni ukuvuga ngo sero ya Confucius kuri page ya mu gitabo cya ku gitabo kigendanye na Confucianism. Benshi hari ibyo muzi kuri Confucius, kanko page ya kanasobanura ugiye mu rugamba rwo guhora. Reka mvuge ku ya 17 yavuze ku ifi. Umukristo w'umwana akundira pasiteri we kumuha ifi. Umukristo ukuze agakundira pasiteri we kumwigisha kuroba ifi. Rero iyo uri umwana bari kugukoresha izo nzira zikujyana ku kuroba, birakuvuna kuko uri gusabwa kwishyura ikiguzi cyo kumenya kuri wo. Ariko iyo uri umwana utega ibiganza. Mushumba agira ngo igihe kiba imisozi rero 7 uwa mbere ni umusozi. Reka mpere kuri uyu turiho. Nidusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ishimwe, icyubahiro, utware n'iki byose nzongera mbihuze ntacyo. Ariko ni iriya misozi 7. Iyihe? Umusozi w'umuryango, umusozi w'itangazamakuru, kabiri journalism, umusozi wa art, wa sport, umusozi wa education, umusozi wa guverinoma, umusozi wa business, n'umusozi w'itorero cyangwa w'idini, bivuga butumwa. Imisozi 7. Ishimwe rya Kristo, ubutumwa bw'ubwami bwitwa kw'iyo misozi 7. Hari abantu benshi batarabimenya. Ubutumwa bw'ubwami bwo kugira ngo icyubahiro kibe cy'Uwiteka
nuko haba muri gavumenti haboneka abantu bapresenta Imana. Ni ukuvuga ngo haba mu itangazamakuru tube powerful, abantu bagaragaza ukuri, babahanga muri journalism, ariko bavuga ukuri ko bagaragazamo Imana. Haba muri siporo nituvuge ngo abakinnyi ngo barabanza bakaraguza ngo bakagira gute ngo barabaza ngo umupfumu wa Arsenal ngo cyangwa Manchester yavuze gute, hakaboneka abantu berekana Imana ku uwo musozi. Messi abo yajya kugira uti kavuga ngo bakamubona avuze ngo reka mbanze nshyire ubuzima bwanjye mu Mana, nyuma y'ibyo amaze kuvuga bakabona arapfukamye atangiye gukina. Icyo kibwiriza ubutumwa. Umusozi wose rero niyo mpamvu kare nigeze mvuga ni abakozi b'Imana. Meya mwiza w'umubyeyi ni umukozi w'Imana. Uze gusoma Yesaya 44:28 ugifate igice cya 45 haravuga ngo Kuro ni umushumba wanjye uwo nimikishije amavuta. Kuro se yabaye pasiteri. Tuzagaruka ku buzima bwa Kuro. Ndumva ibyo nasubiza ni ibyo muri rusange. Imana igumugisha mushumba, ngira ngo badukurikiye mwese mwahezagiwe. Ntegeza ko dufite ibintu byinshi byo kugarukaho, niyo mpamvu y'iki kiganiro benshi bazasobanukirwa ibyo twizera n'ibyo tubamo. Ngira ngo ibyo twizera ni urugendo rurerure, ariko urugendo rurerure. Kwizera ni ukumenya igipimo umenyamo nicyo wizeramo. Iyo wamenye buhoro wizera buhoro. Igipimo umenyamo nicyo wizeramo. Niyo mpamvu uzabona abantu bahanganye no kubwira abantu ibintu ngo arekurire ubuzima bw'uwatamenye, ntabwo bikunda. Kwizera ni ukumenya. Urakoze cyane. Imana igumugisha, dusaba umugisha n'abadukurikiye, hanyuma mudusengera tugana ku musozo. Nshuti yanjye, Yesu witwa ndiwo witwa Rubasha. Turavuga amahame yo mu mwuka mu izina rya Yesu. Uyu muntu dukurikiye kuza umwuka muriho kandi areke kurebera ibiboneka hano. Buri ntambara arwana nazo umumenyeshe ko zifite inkomoko. Kuza umwuka muriho mushoboze kurwana, kuko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, dukirana n'ubutwari n'abatwara bafite ubushobozi. Imyuka yose yarwanyaga uyu muntu, imbaraga zose turategetse katika jina la Yesu. Muhe kunesha imbaraga z'agacarimo, niba habaswe n'ubusambanyi, inzoga n'ibindi, tanga imbaraga zituma banesha. Uyu dukurikiye abe hejuru y'imyuka igengaho. Urakoze Yesu, dufite byinshi twakubwira, ariko dukurikiye ababaye turarekura ubuzima mu izina rya Yesu. Ayakira ubuzima mu izina rya Yesu. Uko yarababaye asubirane. Imyuka iri inyuma ya zino ndwara mu mibyimba yawe niho indwara z'abakwizera zikirira. Rero nakire mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka. Wakoze kubana natwe, sukamwe ubuzima kuri umuntu wari udukurikiye none n'iteka ryose. Amen.